Rayon Sport ko bifitanye isano ku munsi w'ejo ikipe ya Singida Black Stars niyo yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2025 itsinze ikipe ya Al Hilal ibitego bibiri ku gitego kimwe. Hari Singida nk'imikinire yayo ariko ntekereza ko buri muntu ategereje Axel kumenya ngo umuntu witwa Klatos Chama Triple C mwamba wa Zambia harya mwamba Rusaka Rusaka Zambia ni muntu ki mwabonye ku munsi w'ejo ku buryo umutoza Fahamia n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baba barerebye umukino bagomba kubitegura accordingly ku mukino baza gukina kuri Pele Stadium muri weekend y'iki cyumweru. Ngira ngo numwe mu bakinnyi bafite experience ihambaye cyane ubwo uramwumva nyine we na Halid Aucho muri Mediane equipe ya Singida na experience yegendera n'abakinnyi mu by'ukuri urebye ama equipe bavuye mu by'umwihariko nk'umuvandimwe Chama ni umukinnyi ubundi twabanje kumenya cyane muri equipe ya Simba akiza kiviwabo muri equipe ya Rusaka Dynamos yaje muri Simba mu myaka za 2018 ateramo imyaka 3 aca muri Berkane abantu barabyibuka ava muri Berkane agaruka muri Simba kinamo imyaka 2 avuyemo rero ajya muri Yanga hanyuma ava muri Yanga aza muri equipe ya Singida n'ubundi mu gihugu cya Tanzania. Urumva rero kuri iyi experience atwaye Sekafa urebye ibikombe yatwaye muri Simba yabyatwaye muri Yanga Africans n'umukinnyi navuga wujuje ibyangombwa n'umukinnyi ufite karite nyinshi su gutsinda gusa kuko urebye n'uruhara bayagize nyine kugira ngo ibitego bijyemo urebye precision agira mu gutanga imipira urebye intelligence afite cyangwa se ubuhanga afite mu gufata ibyemezo n'umukinnyi wujuje ibyangombwa. Ngira ngo rero nubwo imyaka ikomeje kwicuma ko mu byangombwa batubwira ko afite 34 ariko na experience ihagije mu by'ukuri kugira ngo afashe equipe ya Singida na bagenzi be n'umukinnyi wo kwitondera. Ibe ejo twahoze turebana highlight z'iyi match tuvuga tuti uyu mugabo uburyo akinamo ubundi bakubwira ko muri qualité ze n'umukinnyi ugira kwitonda imbere y'izamu uzi gukinisha bagenzi be cyane noneho ngo no kuri discipline mu buzima busanzwe akaba yanagufasha gutegura bagenzi be ariko ikirenze kuri ibyo twabonye ko ari umukinnyi ukoresha amaguru yombi murebye nk'igitego cya kabiri yatsinze ballon aragenda akayisaba akazaga akayikoresha ikirenge cy'iburyo ariko agiye gushota yihindura mu kirenge cy'ubumoso kiba aricyo gitsinda. No mukinnyi ubona ufite karite nyinshi nk'ibyo biri kuvuga byo kugira discipline ngira ngo ni nabyo bimufasha komentera imbaraga ze urebye nk'igitego cya mbere yatsinze uburyo yigije mu defenseur w'ikipe ya Al Hilal ku mbaraga ze afite ariko wareba n'imyaka hari ubwo bitahura imyaka 34 ukibasha gusunika umukinnyi gutyo ukamwegezayo ukinjira muri box kuri dribble nk'eshanu ukaplace deuxième poteau igitego cya kabiri ukakira ballon n'imoso ukayishyira mu karyo kongera imoso ukatera no premier poteau warebye intelligence abagifite biragaragara ko ari umukinnyi ugomba kubafasha. Nge nibuka ko buranga APR ivanwamo na RS Berkane ngira ngo APR ni igitego kimwe ku busa bashyizemo uyu Triple C Chota Chama nibwo APR ikibuga cyayicuramiyeho yinjiyemo mu kibuga hagati atanya gutanga imipira myinshi muri box ikipe ya APR bituma baza kuyishyura banayitsinda igitego. Izo mbaraga z'icyo gihe hari muri 2022 gutyo izo mbaraga aracyazifite n'umukinnyi ugomba kwitonderwa. Ariko kandi ikipe ya Singida yakoze ikintu gikomeye yazanye umwataka yavanye mu ikipe ya Rezegre muri Congo. Rezegre natwe igikombe cya champion witwa Horusomo wa Kumalanga abantu bamubonye bayambaye nimero 9 ngo atuma bano ba Chakey na ba Chota Chamba muri inyuma babona uburyo bwo gukina n'imipira bakabona uko bayakira kuko iyo ari kumwe n'aba defenseur bamukora marquage niho nyine Chama yakira imipira ubona ko nta muntu umumaritse kubera ko bahugiye kuri uyu musore bita Mwakumalanga umusore umuhanga cyane wari top scorer mu gihugu cya Kongo n'ibitego 14 bongeyemo. Urabona rero ko ikipe ya Singida isa naho yenda kwitwara nk'izi za Yanga tuzi mu myaka 3 cyangwa inishize niba bafite umutoza watoje Yanga Gamondi bakagira Chama waciye muri Yanga na Simba bakagira Bamaku bakagira abasore bagiye batandukanye ba Halid Aucho ba Deus Kaseke n'abakinnyi bamenyereye champion Tanzania. Bivuze ngo rero uko tuzira kipe za Yanga na Simba wenda zirayirusha ku kantu ko kubazo zihora zifite abakinnyi bashya kandi bari ku rwego rwo hejuru zikora upgrade ariko niba uzi Simba na Yanga yo muri 2020 na 2021 ni Singida turi kubona kandi icyo gihe zari kipe zikomeye. Bivuze ngo rero nabonye n'abakinnyi benshi bahembwe nk'abakinnyi bitwaye neza mu irushanwa Meta Chamunata
mwiza, niho hahembwa umuzamu mwiza, kandi narakinnye imikino myinshi nka Fira ntiyayikina. Bari bahinduye kubera ko bafite abakinnyi benshi. Nizere ko abagize Rayon Sport cyangwa se wenda nk'umutoza n'abakinnyi bari bagiye match kuko ari umwanya mwiza wo kuyireba. Aho ni naho nshaka kujyana Mugaragu. Ikipe ya Rayon Sport mu kanya twari tubanje kureba Singida adversaire w'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport muri speeches mazi iminsi bo bakubwira ko mu mafaranga no muri budget babara harimo amatsinda ya Confederation. Iyi kipe ya Rayon Sport rwose iri muri mood nziza kuko mbere yo guhura na Singida yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport yitsinda ibitego 2-0. Ariko umutoza Afahamia turaza no kumugarukaho mu kanya mu buryo nawe yavuze ko atanyuzwe nyine n'imikinire y'abakinyi be. Iyi Singida ku munsi wabonye ku munsi w'ejo, iyi Rayon Sport igomba kuza kwitwara gute kuri uyu mukino, cyane cyane burya nyine mu mukino wo mu rwabo barimo na home advantage, ugomba kuwutsinda mbere kuko ari urugendo rwo kujya kwa adversaire. Icyambere ngiye guheraho mu buryo bw'imikinire bwo kwirinda kuko Ibere yaramaze kugaruka ku bakinnyi kuri karite ndetse n'umutozo, ubwo byose bikanajyana na experience kuko amarushanwa tugiyemo ya CAF Confederation Cup n'amarushanwa asaba urwo rwego nk'uko kare tuvuga Champions League navugaga ku ma equipe ahabwa amahirwe ukanashyiramo ku icyo kintu cya experience. Singida ifitemo abakinnyi bamaze kugira experience ya marushanwa yo ku rwego rwa CAF Ibere yabagarutseho. Hanyuma kuri Rayon Sport rero nibyo umutoza yarabivuze kuko umutoza Famero Tfi afite uburyo bw'imikinire bushya yazanye muri Rayon Sport butari busanzwemo bwo gushaka gukoresha abadefenseur batatu. Uburyo bwo gukoresha abadefenseur batatu rero bigusaba ko uyu adversaire bagiye guhura nawe bisaba ko babakinnyi gatatu ndetse na kabiri b'ikipe yawe iyo ugiye gukina abadefenseur batatu, abo gatatu na kabiri bagomba kuba ari abakinnyi yes barazamuka ariko kugaruka bakagarukira mu gihe. Kuko iyo batagarukira mu gihe bituma mediane yawe cyangwa se abakinnyi mu kibuga hagati baza kuba expose, kuko iyo ukoresha abadefenseur batatu ubusabwa kuza kuba ufitemo abakinnyi babiri mu byitwa holding midfielder, nuvuga ngo ukina gatandatu uguma hafi uza gutanga umutekano kuri defense ndetse n'undi umuri iruhande uza gukina mu buryo bwo kugenda ikipe yataka akanagaruka cyangwa se abo bita aba box to box. Abo ngabo bakaba ari abakinnyi bagomba kuza guhagarara iyo batakaje imipira. Iyo rero ufite abakinnyi bakina kuri kabiri no kuri gatatu batari beza mu kugaruka ndetse no kuza gufasha mu kwambura imipira y'ikipe yatakaje umupira, umwe muri babakiri bo hagati agomba buri akenshi kujya gukora amakuvertire. Iyo akora kuvertire rero nuvuga ngo mediane yawe akenshi kunda kuza kubamo ikintu navuga ko irarangara. Kandi noneho iyo mediane rero ya Singida bazabakina ni mediane iri compact. Uburyo bw'imikinire bwa Gamondi ni uburyo bw'imikinire bw'umupira w'amaguru bugezweho ubwo bita high line defense, nuvuga ngo pressing cyangwa se uburyo bwo gushaka umupira babutangira mu kibuga cya adversaire kandi bagakoresha imbaraga nyinshi. Nuvuga ngo ni bwa buryo kuvuga ngo ikipe ntidushaka kwiza kuzuza amasegonda 10 igifite umupira, aho baro iri abakinnyi babiri bahari. Iyo ushatse gukora twatuzu twawe two hagati abakinnyi batatu nabo biba ekipe, ibwo ni kuvuga ibwo Singida ko turi kuganira kuri Rayon Sport, abakinnyi batatu b'ikipe Rayon Sport niba utangije umupira uwa mbere uvuye ku muzamu cyangwa se kumwe umudefenseur ho muzamu ni baro ebyiri, iya kabiri soka box ariko iya gatatu ntabwo bakwemerera ko uza kuza kuyitanga. Nunayitanga kuko baba bakubanye benshi urayitanga umeze nk'uyiteruye cyangwa se uyijugunye. Aho rero akenshi buri gihe uyisanga umukinnyi wawe uhaye umupira asanga ari mu bakinnyi babiri ikipe ya Singida. David ukomoje ku kintu cyiza ukomeza nkunganira, urebye ni nacyo kintu ndeba nkasa nkaho rwose ngiramo igihunga n'ubwoba bwinshi kuri uyu mukino. Urebye mediane cyangwa se hagati mu kibuga ha equipe ya Singida abakinnyi twabakomojeho ni abakinnyi pe bakuru bafite imikino myinshi cyane ishoboka mu maguru yabo ya Champions League na za Confederation, no kuvuga ngo ni abakinnyi bafite experience ihagije. Noneho wareba na attack ya Singida ukagereranya na defense ya Rayon Sport. Iyi defense ya Rushema, defense ya Fabrice na Kabanki. Kuko ya Yusu na Emery reka ntabahari. Reka novuga ngo Emery ari gukorera imyitozo ku ruhande, ntabwo aratangira full training, ntabwo arabijana kwijana. Dianye nawe fitness ntiraza nubwo ari gukorana na timu yose, ariko nawe ntago ari umuntu wahita uvuga ngo ngiye kwita mpfa kumushoramo gutyo, bwo anamushyizemo yabafashe risk nk'abandi bose. Ariko abo bana nari mvuze Rushema, Kabange na Fabrice niyo siyo marushanwa yabo ya mbere mpuzamahanga bagiye gukina.
wenda abandi aba wing back wenda Serumogo ako na Cindy Paul Jesus urumva ubwo naramutse abanjemo nawe yaba ari mushya na Cindy Paul urumva nyine yaba ari nke cyane ni nkeya nuvuga ngo ahangaho ruzingiye ni hagati mu kibuga mu by'ukuri nuvuga ngo Coach Lotfi uko zitwara ku bakinnyi bakina hagati ba equipe ya Singida nibyo bizagena uko match igomba kugenda byanze mukiri aho ngaho rero kuko muri ikintu muri kuvuga ari nacyo mugaragu yakomojeho ni ya mikinire yo gukinisha abadefenseri batatu niho hantu umusa n'abari gukomoza munarebye no kuri iyo experience nke nyine y'abakinnyi ba myugariro b'ikipe ya Rayon Sport reka twumve noneho umutoza Afahamia ese we abivuga wiki ko ari ibyo amaze iminsi nakora ikosa reka mbanze ndashaka komantere yanyu nyuma ya Afahamia wowe abivugaho iki ibyo mwibaza cyinshi nubwo ikipe ya Rayon Sport harana igitutu nk'ikipe ikomeye ariko ndasaba abafana gufasha ikipe